byagenze ese ko nta kintu zanyuza y'amavide gusa turajye muri uzi ibintu byambayeho byagenze bite ihene yakutse inzara nayibikije yakutse inzara bana neza mbana n'abantu nyuze hano baragera no mu mashati hose bampaye n'utwo ntahana mwese turi dushyimba uzanye nje mbana neza ndabana ntakwe ihene yarago nuvuko ni ihene yakutse inzara ihene najyaga kwawurenya icara hangaho oya gumye ubihate icara banzumbira gumye ubihate ngo byagenze bite gumye ubihate ihene yakutse inzara ndayibitsa hari yagiye dufitiye gahunda ubundi ese ko yapfuye no nagusobanura ariko ihene yakutse inzara gutubwira ngo oya hafu ngubu buri gutekereza guteko reba ubukene dufite warangiye ukitwara mwe yakutse inzara nayibikije ariko umuntu w'umugabo agira ubwo bwe imaze kuyibitsa ibyo bintu ndavuga nzasubirayo oya nukubera mbana neza yagafata kujyana ku isoko ngo tujya muri Mukandashenga agiye kubyara none dore amahaha nzaniye hanyuma gutema ikibazo no gufata inkono ugakubita uyu murana ntabwo gutyo ari ugukemura ikibazo njyewe najyanye ihene ku isoko ikuka inzara ndayibitsa hanyuma ibi ni ibiki aya macupa avuye he ibirabona asena kanitero tuzwe na Mbaruru asange nisoreje se muturanyi wacu turamugemurira iki none rero kajya kungurira agatoki tuzi ariko sunika na ntabwo hakinze nagetseho mwakinze ibikira nagetseho mbona se urimo woza akarenge aya masaha uri mu bikira nayo ndimo nitegura ngo umuduceri ujye kugura agatoki tugemurire wa mugore wa giti yabyaye ngaho re yagiye kubyara yabyaye umunsi ngo yanabyaye impanga ntibishoboka umusore amushyirikira nabonaga nyine twari dufite agatoki kari gakeya aha twari kugura nk'akaro tukongera nyine nka wavanze se na biriya bijumba umuntu wabyaye ko karya ibijumba abaye ntabwo bishoboka atabiye umurwaza ntiyapfa kuba agerageza yego buriya icy'ingenzi rega n'umuntu wabyaye niwe uba ukeneye no kwitabwa umurwaza asaba afite ikihe kibazo dore rero ubwo igisigaye ni ukugurisha kariya gahene kase nitukagurisha rero tuzajya dukora agafumbire ariko se kugurisha ihene umuntu agiye kugemura byo si ikibazo ra ariko turakagurisha ariko tutayitanze ubundi none se urumva tutagaragara reka nkwereke reka tukagurisha kariya gahene akareba hari ko yapfa kubonamo gasuka ese ubwo twagemura nta gafuka gakoma ntaki ntabwo bishoboka natwe turakabije reka dushaka ukuntu tugurisha kariya gahene turebe yuko twagira umuntu yapfa kugura n'agafuka gakoma akagira ubwo noneho uzinduke unyaruke noneho ubanguke nanjye kugira ngo mugereho hakiri kare batarataha oya reka ngire nsimbuke natwe ubushize yatwirukaseho uziko ari we wandwaje kugeza reka nze nsimbuke unyaruke ubanguke maze ahubwo noneho agafumbire kazavayo kwijyanyera ibibazo ntibikemuka tuzashaka ukuntu tugura kandi none se ahubwo barampa ngahera reka tuzajya turagufata gira twakwanya ariko tubona ko tuzarya ndaje ntugire ikibazo ngenda atebuka ngiye kugira ngo nshyire turagufata unyaruke ubanguke umeze ute ni sawa nayo naritsimbukiye ku isoko ryanjye kano gatungo kano gatungo kawe hari uburyo bw'umuntu ariko rwarushyushye rumeze neza hirya kwa Kibihira rumeze neza cyane rwose warubonye ni fresh reka nsimbukiye ku isoko ndaje sahizi banguka abazi mugabo we ndakumva komera cyane yego
Agahene nangahe ajanye ku isoko wakumva agahene ko de bari keza cyane sungu karebe urakabona keza rwose karimo rwose nakitaye aho barakitaho nta kutari karebe ese mugabo we akagahene se nangahe mwa uramundu 50 50 byonyine aje wa mugabo iyi ni isambu tugiye kugura ramangaye urabona cyari kimasa ni igiciro ugasubiza naona yanazingamye wagira ngo sinzi ni warayigaburiye indodo ni igiciro ugasubiza ni igiciro fata 2,000 karwija mpi ihene nkisha gutangira wirahirire bene wanyu nkaho tuziranye reka nkubwire mereza mu 20 yampaye nka data umva mubwira wa mugabo ibintu byawe byo kunanirana uzana amafaranga menshi no mu isoko aya mafaranga ntarimo urabona karazingamye urumva uretse wenda nko kugenda nyine wenda umuntu akagerageza akakondora ariko fata 8 reka nkubwire ufite amafaranga cyane urabona naje mu isoko nje gukina chef we mereza 18 yego 18 ngereka nkubwire niba atari ibyo ngibyo ufatiye neza ukomeze ugende ujye mu isoko none ndabona bitari bukunda amafaranga 10 ntabwo wayuzu 10 se reka ngo 9,000 nongeyeho 1,000 cyose ntanya nta gahunda mpande 10,000 irebe neza umenya gafite n'amezi irebe neza uni gafite n'amezi irebe neza uni gafite amezi wewe kuri ihene imeze neza urabizi mugabo 10 reka mfe kuyaguha mereza amafaranga 10 reka mfe kuyaguha ariko wowe nyibyo sinayi ndebe iri kunyara bitinze birapfa umva nkubwire ubuse ntiwakigiramo n'umusorora ariko tuguri mu biki mwana ubuse nta n'umusoro koko amafaranga mpana amafaranga rwose karampenze ariko akira kera nanjye aha ndayasora nutwo tu aho yashaka ndayasora byihorera ntugakire sha sawa bo sawa rero ngaho genda reka njye kwiyororera ariko ndagihetse cyane mari convention umeze ute Ni sawa ni sawa darire muyere cyari rimeze neza nta nubwo ngeze mu isoko tugenda ungurireho rero iriya tungo ryari ryiza nta nubwo ngeze mu isoko ndigurishije mu nzira baranyoreye amafaranga barankubise baragukubise bamayemo n'inoti nshyashya igezweho ahubwo tubanze tumweho umva subuzo turi koza urwagwa we oya ntabwo irukanka wakiru aguha ibyuma bihagije uzana tumwe ibyuma inze twinwe bihagije ndaje uvuye mvuyeyo amahoro amahe biraduhaza ibi biratuhunyura reka twicare turi hano duca akabugi tubanza dutsitse muri iki kinyagwa cy'icyaka wazitse muri icyaka zirakujorwa neza ni mama ya muntu cyane reka duce bugufi wowe mwera inzoga amafaranga ariho njye nagura ihene nijye wayiyororeye nijye wayiguriye ndayiyororera yewe ese ibintu ni umutobe ni ibiki iyi bayita isome ko numva biryana uri inyanda we nakubonye kabisa ntago uzi kunywa icyo ari cyo soma amazi wowe iriya hene nijye wayiyororeye ndayigura nta kintu cyo kugira agacombe kano k'umutuku wenda ko gashobora kuba karyoshye niki iyo ninde iyi ngiyo bayita ngo ni byumve nuwahe simbizi twinywera ibindi tugiye hano kumva gatangiye no kongeramo wewe inzoga ibintu by'umunyanda byihore jusoma wongera ucururi njyewe iriya hene nijye wayiyororeye nijye wayigurira ndayiyororera uze no kumaho makeya uzanywe n'ejo reka nguhe 500 nawe ugenda ubeho uhe madamu ahahe mumwe muvuyara aya ngaya arakuvuye arasa cyane rwose n'icyumba kimwe ndakijyana kijya reka nanjye ngere mu rugo ndebe ibyari byo ubasuhuze reka ngere mu rugo ndebe ubasuhuze dore uko bimeze uragerayo ntari wagire hano ucumbika sha urajyana ucumbika ko ndebe utari bugere mu rugo yenda ngirasimbi habaye kimasa cyerere reka nifatire indangi hano cyerere ngo tara no bitawe sawa
kose n'ubundi uriya wajyanye ihene we arataha ararara hano ntabwo mukibaho umukomanga baho yewe yewe ukomanga ndakuraho amutwaye ntiyajera hanyanda ndebe nkaho kajya kujya mu bintu biteye abandi da karibu mu rwawe mutware karibu ego cyambariye rero umeze ute biki byagenze ese ko nta kintu uzanyuzanye amavideo gusa turagemura iki uzi ibintu byambayeho byagenze bite ihene yakutse inzara nayibikije yakutse inzara wabikije kwande urugendo rwawe rurerure ihene ikuka inzara imaze kukuka inzara mpita nyibitse nuko hanyuma ibi n'ibiki ufite njye ndabana reka ibi ni ukubana mbana neza mbana n'abantu nyuze no mu ngofero no mu mashati hose bampaye n'utwo ntahana mwese utuntu dushyimbo uzanye njye mbana neza ndabana ntabwo ihene ntabwo numva ukuntu ihene yakutse inzara ihene najyaga kwahurira inyuma ya gisari nkazenguruka imisozi miremire yagiye guca inshuro nkayijyana yakutse inzara iyi hene igenze ingendo ndende ikuka inzara uzi urugendo ikora yakutse inzara nayibikije ubu ni ukuvuga ngo ni ukuzategereza umunsi wose nkajya kuyibikuza nagorwa umukobwa w'umusinga nagorwa umusinga nuko byagenda ntabwo ibintu byumvikana ahubwo mbisa henga reba hariya nari maze guhata ibijumba zigambwira ngo mpate tuvange n'iki icara ahangaho oya gumya ubihate icara bankumbwira gumya ubihate ngo byagenze bi gumya ubihate ihene yakutse inzara ndayibitsa hariya yagiye dufite iyihe gahunda ubundi ese ko yapfuye none urumva umusingakazi ihene naguze nagurishije agakwembe kuva nagira mu rugo rwareba umupira nazanye mama yanguriye urabona amafaranga urafata ukagurira ibintu ariko uba wifata utewe nagusobanura ariko ihene yakutse inzara gutubwira ngo oya ariko ubu ngubu buri gutekereza yakutse inzara nayibikije ariko umuntu w'umugabo agira ubwo bwenge imaze kuyibitsa ibyo bintu ndavuga nzasubirayo ni ukubera mbana neza yagafata kujyana ku isoko ngo tugemurire mukandashenga agiye kubyara none dore amahaha nzaniye hanyuma gukemura ikibazo no gufata inkoni ugakubita ntabwo gutyo ari ugukemura ikibazo njyewe najyanye ihene ku isoko ikuka inzara ndayibitsa hanyuma ibi ni ibiki aya macupa avuye he